nyine urabyumva byashoboka ari uko ndi kumwe nawe wowe urabyumva ute ibiki stretching nta muntu urangiza siporo ngo ahagarare hamwe amaraso yahagarara mukore stretching mwinanure circle first of all circle okay twatangiye ako ko mudakora nk'abantu b'aba sportif mukore imyaka bimaze kuba myinshi ntabwo urebye abandi bakora kora ibyo abandi bari gukora imyaka iba yagiye dushyizemo social distance muri iki gihe cya coronavirus ntabwo bigombwa ngo wicare mu rugo siporo igomba gukorwa cyane hano se hari umuntu okay change imyaka yaragiye aho gusoma amakaye aho gusoma ibitabo musoma amacupa do biri kugaragara do umuntu aba yananiwe ni ikibazo narushye ako ko mbona mutayi muri mood no kubera ukuntu mbona mwana gije ibintu tugiye kuzenguruka ikibuga kabiri twagiye ko mutaza twagiye okay tugaruka kuri circle kumbana nta muntu wabizi icyuye icyagiye cyamanutse muri kunegeka washize okay duhereze Muri mugiye mwagenzi wanyu cyagiye kuduha okay komeza kwakundi mukomeze muhere gucika intege ase ubu nzabashabira match ko straight team iri kusaba match muzamuzere twekeve modani tang ko mudakora abantu gira vuba crash mugire courage wanyu ako mwakina n'ikipe y'isiboko ko mutagira courage gutya ubora buvuga ucyo kabisa accelera ibiro byamaje kuba byinshi mugabanye kurya amaswayi na byanze kabisa imyaka iba yagiye nashaje neza n'ibintu mwankoresheje mwebwe turagusabira match muri muzehe team nari courage narangiye sawa sunda ry'amasahani ngayo accelera ibintu by'inyama mu bigabanye n'ibintu byo kunywa inzoga abantu tubana muri siporo mugahita mujya kwibera mu bwubye n'ubusikoro sawa crash kosha narushye rwose njyewe crash bizaza kuri kwisi akamace ndagashaka akamace tugiye kugategura ngiye kuvuga na magare madiru itimu yiwe tuyikubite afite abakobwa se cyane courage ahubwo shyiramo courage ku buryo uzaba uri kapiteni hariya muri rakipe yego ariharanira circle birimo biraza ebana performance iri hejuru cyane mumeze nkanjye n'ikina umupira n'ikina nkora sport iyo ndi kubategura sport nk'iyi ntabwo njye ndyama bashakira buri kimwe kugira ngo umubiri wanyu ugende umere neza reba nk'uyu utangiye kugera kuri regime si nko kujya kwa muganga nanjye byaragabanyije bizagenda bikunda nanjye bumeze Dickson urabona Dickson yagenda akinye agenda gutya none speed sawa umeze uyu nguyu we ni captain umeze neza rero mbere ibyo mukora byose mumanze ubuzima nibwo bwa mbere siporo ni ingenzi siporo ni akamaro kenshi cyane ku mubiri ndabona na magaraje
amagare aje kabisa amagare sawa akatubira bari kwigirira yananiwe usigaye uriho noneho Dixo yera kigaragara nta myuka aho tubwira ngo tujyane ukajya gukora wenyine wagira ngo asigaye aturanye n'utubaye naho shiri kuri ku rwego mugezeho muri siporo ajyaza mumukoreshe mumutizinge mumunyuzure mumukosore kabisa ndabona TV imeze neza reka nshyira hasi phone ukora match ariko mbere na mbere uze ujoininga group social distance ni yambere ariko mushyiremo mesero cya coronavirus icyorezo cya coronavirus twabonye bitari ngombwa kuguma mu rugo kandi siporo ari ntabwo twari jerukanye ariko noneho nifuza kubasuhuza ariko turaza gusuhuzanya ariko nsoje noneho gira stretching guha abagenzi bawe bitewe na siporo ahubwo ngira ngo ni mwege mugomba gutangira tanga bo baragukosora ndabizi okay noneho twagiye mukore twagiye mutasebye umenye ko twebwe twari tumaze n'umwanya aya amavamurira yiwe gutya twagiye muzamure mubiri mu mubiri fitness yanyu ni sima fitness nzima ako se baga ahantu uvuye ni amahoro ibi bintu yawe twatubyiteze we korana mask ushaka mask ukorana mask cyangwa se oya ambara mask ntabwo byakunda ntacyo mwigiriye reba gukorera kwawe byaba bigiye kubuza ikintu yose ariko urumva wowe icyo nanone ntacyo tworoheje metero ni wowe nara metero gutya ariko se uturanye nawe usigaye utuye mu kabari oya gutya oya no ndabyibutse kigaragara ko ibigaragara gutya asemaga wagabanyije bye aho bacuruza urwagwa bayo aho bacuruza ibigagi bayo aho bacuruza munyigishe ikigaragara ntabwo kuza muri siporo yacu banza ureke ibintu by'inzoga nabanza urya ubigabanye ikigaragara izi ni inzoga zose izi ni inzoga kwe naho muri timu yacu twakudukoresha abantu banywa inzoga gabanya mbere na mbere manza ugabanye inzoga ariko rero ntabwo ugendye ntacyo gutyo utundatuza n'utundatuza cyane nakurusha amagara ngaho nyereka wicare dukora aka briefing aka meeting gatoya tuvuganeho gatoya kiriho siporo bigaragara ko muri ku rwego rwo hejuru 99% ebana mufite fitness ihagije ariko hari abantu bamwe nabonye nkamagare wo wagira ngo uturiye akabari first of all ndabona madamu wawe sinzana aba yagusize madamu wawe urabona kuri siporo ari ku rwego rwo hejuru erega ugema nabyutse kare magenda bagenda ariko mbere na mbere muri siporo ugomba kumanza tugakora ikintu kwirinda icyorezo bita coronavirus none yahagaritse byinshi yahagaritse yadufasha amaraso niyo mpamvu ugenye izindi cyane nka madamu wawe none ikintu wamubwira ibintu byo kugutekera ibintu birimo amavuta n'inyama nk'iki ntabigabanye urabona ko umubyibuho wari ufite uri kuba munini cyane gabanya ibintu by'amavuta rwose yabanje kurisomera oya buretse buriya siporo ngo arekere kugira gute kugaburira ibintu birimo amavuta menshi cyane ngo ni iki ngo n'inyama ni ibintu by'inyama oya koca aho ngaho waba ubeshye umva impamvu waba ubeshye njyewe nakuze bambwira ko iyo umuntu atarya inyama ikintu cya mbere aba agomba kurwara abanza akarwara n'iki n'amerwe ngayibaze rero bya bintu bije gutya ku gutwi kwaje ugasanga bimeze gutya wajya kwiturira kuri bushe mbabarira giye ibyo bintu byo kuvuga ngo inyama tube tubyihore hanyuma ibyo kureka gatama ko wenda nazajya nkanywa nijoro utareka inyama wakwibereye mu coma byaruta iriga ni nayo gahunda buriya ndimo ndashaka kuzana icyotezi iwanjye mu rugo inama bakugira ni ukurengera ubuzima bwawe niba wumva udashaka kuburengera na madamu wabyumva ntabwo inyama tuzikubujije ahubwo zigabanye ngiye kukubaza aho uri umuntu w'umugabo kuzi ko kuva kera n'agatukura rwose
bakita n'akaboga imboneka rimwe nugize gutya iryo rimwe uraryibuje. Ikibazo rero we ntago ari inshuro imwe gusa, wowe usigaye warituriye mu kabari bushera imbega, usigaye ushaka no gukira. Wenda nzajya ndya kamwe ku munsi. Okay, kamwe ariko nyine kadakaranze mu mavuta. Ni ukuvuga ngo twe icyo dukeneye inzoga byo tube tubiretse icyaka kiri hanze ahangageze ntabasha guhangana nacyo. Wajya unywa amazi icyakugiye utazahangana nacyo ndetse tuzasaba madamu Magaye tujye tugufasha tujye kugutuza ku kigo kazanywa amazi yarohana. Oya tuzajya nawe nabibabwirire hano ada ibyo urumva ari byo nabishyigikira tavano ngiye azazumwa gakenya kugira ngo ibintu bigende neza. Uzaza ureka gukabya ku nzoga nyinshi. Icyo ni cyo kintu birumvikana. Wira mu gitondo agiye mu kabari ugataha. Okay, icyo twumvikaniyemo hano muri briefing nagiraga ngo buri umwe wese akangurira mugenzi we kwirinda iki ikiro cya coronavirus. Coach ngiye narabiretse ibyo byose, niyo mpamvu ubona ko meze neza. Uri kuzamuka kabisa, movement iri kugaragara. Ahubwo Magaye akakanya nimba twashyizeho umwanya wa sport twararanaga mu kabari, ugomba kubahiriza amabwiriza kugira ngo ugere kuri fitness nawe fitness yawe izamuke. Amusori gatoya. Hari umuntu abone yaha amasaha abageze aha ngaha. Hari umuntu twari dufitanye gahunda. Tayari Reka mbengiye. buriya byeri zitamuciye. Hari ikibazo uragiye kuzipfundura. ariko ugiye twemere yuko ubutanugaruka muri sport ubuzima n'ubwanjye. ubuzima n'ubwawe Rwose reka mbengiye. nta kibazo abandi ndakeka Bazagera madamu musize. Nta kibazo naransanganye. ndakeka natwe nta bindi bintu bisigaye ni ukutaha mu rugo agenda uko wirinda icyorezo cya coronavirus, amavuta makenya mu byo kurya, ngo next time tugaruka siporo naho tuzarushaho. None twavuye hano tugera i Remera, bizarushaho tuzagera Nyabugogo tugaruke hano muri stretching. Aho nzajyayo ntabwo azanza. Sawa. Inka rero kuri gusinzira. Yani za nzoga bari kutubwira. Bari tuvuye muri siporo turi kuvuga ngo ureke inzoga igihe kugira ngo tutisebya mu bantu. None bataga birukanka kugira ngo inzoga Kamwe kuzikomeye naturanye twari kunyobwa kutazinywa ubuse kari kunyobwa nande. Ureba kano nakaritse pe. Nasi kwa rutangiye gusenga utariye. Ahubwo se naje ndategereza nyine wa mureti ngo ndebe ko hari ikintu ari ukuntu byaza kugenda nyine wa mureti nategereje nawe none se ubu nguriye nase sinari nabwira umukobwa ngo abikore nyina akwakire nanjye niyo mpamvu nabuze icyo mfata nkifatira gato kana mwana nawe azasengera tega nyine mukuzanire ngaho nzanira naka ngakwaka aya reka mbeletse naho ubundi nari nabwira umukobwa ngo twakire ngiye kukuzanira umureti, ngiye kukuzana agasenda ushyire kuri uwo mureti. Se kutangiye kuvugishwa na kutangiye kuvugishwa harundi uri munsi hari ibiri munsi y'isahane. Umureti wagiye yewe ko ari giye wiguriye amagi 10 ari giye wayiguriye umureti wagiye nzajye mpahira rubanda birire naho giye saka kantu kamarira iki umuntu uvuye muri siporo akanga karamarira iki. Ibi ngibi ntabwo nabirya batarampisobanura nta kuntu nazajya mpaha umureti ngo ni njyewe uri mu buryo ukaribwa na rubanda ntabwo bibaho. Yego nubwo ari umugore nashatse akajya yibuka ko hari ahandi yavuye tutavuka mu muryango umwe ni mushiki wanjye hari igihe namara guhaga maze azaho kanagende gihe ansige ndi icyatsi ntaza binsobanurira we nuramutindi w'umukozi.
ntayi nkareba ko size se uri guseka bigenze gute nkagaruka urakaye vayo hano bigenze gute se reba nawe umbwire kandi umbwize ukuri reba nazanye amagi angahe si 10 se noneho ngiye kukubaza ni ngiye wihahiye aya magi icara hano yewe icara hano ndabizi ubwo ni uburyo bwo kugira ngo icara ahangaha icara ndavuze ngo icara ntose bigenze gute sinazanye amagi 10 si wowe ubyivuye ni ngiye wagiye kuyihahira nababwiye ngo bampereze amagi arimo inkoko y'abanguriye bashobora kuraririza akagira gute akaba havamo abana wabyumvise none se ngaho mbwira nimba navuze ngo bampereze inkoko amagi arimo inkoko bashobora kuraririza hakaba havukamo umwana w'inkoko bivuze ngo igihe cyo nari nkeneye nubwo ryari igi ariko ryari igi ririmo inkoko kugira ngo ndye igi ririmo n'inkoko nanone ubwo urumva nari nkeneye kurya iki nari nkeneye kurya inkoko nubwo nazanye amagi ni ukubera iki inkoko nini irahenda ariko niguriye igi kugira ngo ngure inkoko zingahe 10 wabyumvise noneho ngaho mbwira nimba kugeza izi saha dore wampaye umureti w'amatako byo ndabibona nge ndabizi nzi kubitandukanye niyo mpamvu naze kubatuma ko nari nzi ko mutabitandukanye dore ibi ni ibirokoroko iyo yari n'isake dore ibi ngibi ni amababa nk'abagabo dukunda agasenda baboyi ndashaka umpereze umureti w'agasenda baboyi n'ibyo kaba gafasheho nta kindi ni ukuvuga ngo n'udusenda baboyi 10 tuburamo nitwo nshaka rero urambwira gasenda baboyi amagi kuyamena urayamena gasenda baboyi kaba mu igiguti cece kaho ngaho wayameneye mu isafuriya ntabwo wayamenye we ndiyo ngira ngo yazigunya wayamenye nyine kujya biki ndashaka igenda wowe n'umukozi ni ukuvuga ngo nimutabona amagi arimo ako gasenda baboyi mugira gute gira nitukugurira inkoko ngewe ndashaka umureti w'agasenda baboyi nta kindi niko bimeze haguruka ugende vuba vuba